Nubwo inzuzi zaba wina makarama akaba nk'ibyatsi juru tureba ari umuzingo abazi kwandika bagahura, nta watsinda ngo avuge urukundo abakunzi ba Rayon Sport bayikunda. Iyi gikundira igikaka gikanu cy'imfizi ifite abakunzi batari bake haba mu Rwanda no mu mahanga, kubera ikikomeje kuba isereri muri benshi twafata nk'inzobere bavuga umupira n'amakuru y'imikino tukishima turi benshi, ubwo ndavuga abakunzi b'umupira w'amaguru. Nyamara uyu munsi twatubo kubona hari abari kubishwaniramo bagafata uruhande ndetse bakigira abacamanza, bamwe bakeguza abayobozi, abandi bati bakwiye kugumaho. Nanjye ndugo ni umunyamakuru ndumva kandi ndakurikira cyane cyane ko burya ngo ikintu cyambere ari amakuru. Iyi nkundura nkomeje kuyumva cyane hagati y'ibitangazamakuru bibiri bikomeye mu buryo abantu babifatamo, ariko ntazi niba ari ubunyamwuga bwa nyabwo. Nkaba cyane ndi kumva kuri bimwe mu bitangazamakuru by'abanyamakuru ku giti cyabo nka SKFM iyobowe n'umugabo witwa Sam Karenzi, umwe mu bakunzwe cyane hano wacu mu Rwanda, ndetse udatinya guhagarara ku kuri kwa kemeza icyo ahitamo kandi icyo ashaka, agahitamo ikijyanye n'amahitamo ye kandi nk'umunyarwanda wese wemerewe gutanga ibitekerezo. Akaba akunze kumvikana cyane abakunzi ba Rayon Sport bamwumva. Muri Rayon Sport ndaza guruka kuri byinshi yagiye avuga ndetse no ngo aho bigeze, ariko kandi nkanagaruka ku ikinyamakuru cyangwa se kuri radio yitwa Fine FM. Umunyamakuru Muramira Regis umaze imyaka irenga 20 mu itangazamakuru rya Sport mu Rwanda, nawe ntarica ku ruhande, arahagarara agashinga amaguru yombi akavuga ibindi bitandukanye. Abayobozi bagiye bayobora Rayon Sport myaka itandukanye bose baragiye, ariko Rayon Sport n'abakunzi bayo bagumaho, barahari kandi bazakomeza kubaho. Uwo ni Kensi Kakoza Nkuriza Charles, umuyobozi wa Radiant TV 10 akaba Radiant TV 1 mbabarire, ndetse kandi akaba ari na nyiri Gasogi. Niyo nama yatanze ati abantu bakwiye kuva muri ibyo rero bakagaruka bakicara bakiga bakiga umupira ukinwa. Negura ikiganiro inshuti zanjye bakunzi batuza TV, navuze nti ese indunduro y'induru ibarizwa muri Rayon Sport izabiyihe? Abakunzi ba Rayon Sport nibo bahababarira, kubera ko bavuga ngo iyi nzovu zirwaniye mu ishyamba ibyatsi nibyo bihababarira. Nibura umukunzi wa Gikundiro tera agatebe tuganire kuri ingingo. Nitwa MC Johnny Brian, wenda nanjye ufite uko mfata iyo ukurikije ibyo nkubwira, ariko kandi amahitamo n'ubwenge bwawe byo buzaguha gufata umwanzuro w'ibikwiriye kugira ngo iyi Gikundiro ikunzwe n'abato n'abakuru itazakubera impamvu yo kurwara depression. Nyamara ibibazo byatera umuntu depression ni byinshi, ntabwo Sport yakabaye izamo cyangwa iyi Gikundiro ikunzwe na benshi. Nitwa MC Johnny Brian, nituza TV. Niba rwa mbere tubanyura kaza neza, abo dusanga ngo barabizi ko iyo nteruye ingambo nk'iyi batera agatebe tugasangira ijambo baciye muri comment bakambwira uko babyumva. Ubundi kandi baba baramaze gukora kuri subscribe. Niba nawe udukunda kandi waramaze gukandaho, Imana ikumpera umugisha, ariko utarakandaho nawe akakaba ari ko gahe kawe niko kanya. Turagushimira muri benshi tumaze kugenda twunguka inshuti mizi zibona ikiganiro cyacu zikaduha comment, ndetse bagacana kuri WhatsApp yanjye bwita 078342 Rayon Sport cyane tubona isura yayo mu buryo buteye ubwoba iyo yatsinzwe. Nk'ubu yatsinzwe na polisi, hari ku ishyano ryacitse umurizo ngo ikipe ntikwiye gutsindwa na polisi. Abandi bati n'ubuyobozi bubi bukwiriye kwegura, abandi bati uyu nguyu yaje kuba igitambo cya benshi, yahagaze hamwe ahagarara ku hazaza ha Rayon Sport nagumeho. Ariko se ndabanza kwibaza ikibazo kimwe, ninde utanga uburenganzira bwo guha umunyamakuru cyangwa wese agafata umwanya n'ijambo agahitamo kweguza umuyobozi kandi ataramutoye? Ibise byo si ukwivanga cyangwa kwishanutsa mu Kinyarwanda. Ntisingire uwo nkomeretsa cyangwa se uwo mputaza. Ndimo ndibaza ibibazo nk'iby'umwe wibazaga ukuntu isi izenguruka, yamara kubibona abibwiye abandi bahanga bakamugira ishyamba mpaka bikarangira bamwishe ngo arimo arajajwa arimo aravuga ubusa. Nyamara ntibyatinze kera kabaye isi yaje gusanga izenguruka ubwayo izuba, maze abamwishe bakorwa n'isoni. Nubwo nta wigeze urekara mu burenganzira bwe, ariko isi iramuzirikana nk'umuhanga wavumbuye ku isi izenguruka, yabivuga bakamuhindura umusazi. Nyamara ubanza afite byinshi bisobanura. Umva umenya umunyamakuru witwa Muramira Regis uko abivuga.
icyo kintu cy'inda iba yasumbye amaboko nk'abanyamakuru none se benshi nini abanyamakuru hari ikindi nanone cyo gushaka fame ngo kumenyekana uzima mushaka kumenyekana ngo bareyo ngo bankomera amashyi aho nyuze mvuge ko bayikugize kuki mutavuga ibi biri muri Rayon Sport n'ikibazo gihari aho kujya mu bigaragaza muvuga tutari kuko ndabyibuka mwese hano tiriyo yari hari abanyamakuru bwose yabavuye kuri radio disi bamwe yagize n'uruhe kujya mbazana hano kuri radio baranabyivugiye ubwabo birinda ubwo Rayon Sport abafana ba Rayon Sport bajya bambabaza kuko nubwo mfana APR ariko Rayon Sport ari umupira mu Rwanda ntacyo twabafite nanjye ukangeje Rayon Sport is yajyaga yigeze kuyigeza ahantu hari indimuka kugira ngo itagenda kuko niwo munzani wo kwipimiraho hari uraperi yagira polisi bagahatana yagira iki n'iki ariko Rayon yipimira kuri Rayon ndetse wenda nka Kivu Juvenal yikomeza kubaho ari kwa n'umunzani wo gupima no gupezanya ariko nayo yahise igenda Bureyo reka mvuge gutya abayobozi mwaraje no kubwira abanyarwanda ko mwebwe ubwanyu nawe wari uhari nubwo bavuga ngo abasaza nge simbemera vuga ko bagiye kusana miliyoni 500 yego zo kugura abakiri ni nawe umuntu wa mbere wavuze ngo twagera Yesu Tadeusi ni uzagirwa perezida banabivuga icyo gihe nabumvaga ndi mu rugo iwanjye none maginga yangaye ko none watajya kuvuga ngo Tadeyo ni ikibazo Tadeyo ni bari ikibazo kandi mwarazanye mu mujyi umwe muri kumwe nk'abasaza ese mwebwe mwabasaza bamwe basigaye babita ngo n'abasaje bose gatoya abo basaje ko mwese mwazerimo y'amafaranga mwaragaragaje muyashyira hamwe mugura abakiri yarahari amafaranga n'umushinga bavuga ko byari ibintu byo kugira ngo yari nk'ikiraro cyo kubambutsa ngo bagere muri Reyo kubera ko bazi ko abareyo rega none se ejo nabonye Muvunyi abeshya babwira abareyo ngo arabategera bisi ijya Tanzania icyo ni ikintu cyo kubwira umuntu muri ngo ndagutegera no kuvuga ngo bafata bamwe mu bareyo nk'aho ari abantu baciriritse cyane nyine ko ari abantu wabwira ikintu cyose cyose nyine akacyumva gutyo kunegera bisi ikipe utarayiguriye umwataka abimaze iki abakunzi batuza TV nabumvishaga umunyamakuru witwa Tonto arazwi cyane kuri FM ati ngewe mfana PRFC ariko Rayon Sport nayo ndayikunda kubera ko itanga vibe mu Rwanda bagarutse ukana bati hari abantu bashaka fame kudaharisha managikundiro ndetse n'igitinyiro no guhabwa amashyi no guhypingwa bikomeye bituma abayobozi ba Rayon Sport bayibayemo kera badashaka kurekuranga ikipe iba yabona abandi bantu bayijyamo ibi byo bihatse iki ndakibaza ibibazo byinshi ariko nimo nkundire mbanze mbayikaze inshuti bakunzi bacu kandi bakunze batuza TV mwabyumvise kubyo tugiye kuganiraho mbaye ikaze cyane muze tuganire ese urabyumva gute nibura aho bigeze aka kanya urabyumva gute ca muri comment umbwire uti nyamara gikundiro ndabona iziri nibi niba utanayikunda nibikubuza gutanga igitekerezo kuko ndabizi neza ko haraho ujya uhura n'abareyo ukomera gushimishije iyo batsinze ukumva urishimye niyo batsinzwe nk'aho wundi uvuga ngo umusazi wundi araryoha ukabona ukuntu batashye bamanjiriwe hari n'ababurara cyangwa bagatana amaguru iyi kipe izatabana ku musozi reka twiganirire cyane kuri gikundiro igikaka gikaru cy'imfizi ariko se itangazamakuru rifasha iki Rayon Sport mu kongera guhuza no kunga abareyo ese wowe ubyumva gute wumva bizarangira ryari mbaye ikaze cyane nitwa MC John Brian iyi ngiyi ukurikiye ni Tuza TV cyane y'amahitamo yanyu twiganirire mu gutangira iki kiganiro ngira ngo neza mwanze mwumvo imvo n'imvano y'ibi byose byatangiye gikundiro n'ubundi komeza kwigarurira imitima y'abantu benshi bayikunda kandi kuva na kera iyi kipe ikivukira mu Rukari Nyanza mu 1965 yitwa Imirasire maze 68 padiri aribatiza ayita Rayon Sport umugabo witwa Murego Donati niwe wagiye ku ruhembe mu bambere ayibera umuyobozi kuva icyo gihe kugera n'ubu ibisokuruza byagiye bisimburana abayikunda biyongera kurushaho nuko umurage w'urukundo ku bareyo uhera ubwo nawe niwe uyikunda wumve ko nyine bifite imvano kandi ubwo ntago byizanye wisanze ufite impamvu yo kuyikunda ukomeze uyikunde kurushaho umwambaro wayo n'ubururu n'umweru ikaba gikundiro mu bantu rero hose habamo n'abandi kandi amahitamo ya benshi ntabwo yakura hayawe bwite Rayon Sport ingi yakunzwe n'ingeri zose aboroheje n'abakomeye abavuga rikijyana n'abituriza ariko bazi ubwenge hiza kwisanga n'abanyamakuru
hari abayishakiramo uburyo bw'imibereho bitangiriraho bayivuga neza bayivuga ibigwi abandi bakayigirira impuhwe bitewe n'uko ari ikipe yirya ikimara kugira ngo ibeho ariko bagasa n'abayibera abavugizi babyitumye cyangwa se bipanze akazi bikaza kurangira abanyarwanda cyangwa abakurikira Rayon Sport n'umupira w'amaguru mu Rwanda bababonye mu ndorerwamo y'abareyo. Birumvikana reka nere kujya muri ibyo cyane bikata kujijisha kandi udukurikiye mbanze nkubwire ko umunyamakuru ufatwa nk'icyitegererezo muri benshi yitwa Sam Karenzi senior nyuma yo kugenda akora ku bitangazamakuru bitandukanye birimo Salus aho yize muri kaminuza y'u Rwanda akiga itangazamakuru agakora ubuvugizi cyane cyane mu itangazamakuru rya siporo ndetse n'ahandi yagiye anyura hose yagiye agaragara nk'umugabo utagira ipfana ariko kandi avugisha ukuri. Ndabyibuka mu minsi yashize ubwo umugabo witwa Muvunyi Paul yahaga inkoni y'ubushumba Sadate akaza kuyobora Rayon Sport nyuma y'iminsi mike yaramaze yigaragaza cyane nk'umugabo ufite urukundo rudasanzwe kuri Rayon Sport atanga amaprime ndetse n'ibindi. Hari n'abadatinya kubyita utureshya abana cyangwa se uduhenda abana. Uyu mugabo yaje kujya ku buyobozi bwa Rayon Sport ariko agezeho aza kuba yakira nayo mira. Ubwo sinciye mu bantu bagiye bayiyobora mu bihe bitandukanye kandi bose bagiye babishimirwa cyangwa bashimirwa uruhare rwabo uko abareyo bajyaga babagaho cyangwa se uko babagaho abareyo. Iyo umureyo yayoboraga ikipe yageraho yumva naniwe yavagaho mu kinyabupfura ubundi abandi bakaza bakamukorera mu ngata agakomeza kuba umukunzi wa Rayon Sport kandi ayiri hafi hataje amadidane ndetse n'incyuro nk'izo nsigaye mbona mu iyi minsi. Gikundiriye umunyamakuru witwa Sam Karenzi akimara kubona Sadate agiye ku buyobozi wenda rwasabye yaratangiye mbere ngenda ahera aho mbyibukira. Sadate yaje kugenda akora ibintu bitandukanye biza gutangaza abareyo harimo no kuba yaragurishije umukinnyi nka Yannick Bizimana ifi n'inkoko muri APR kugira akunda abona amafaranga yo guhemba abasigaye. Bati yo ni nkuko wafata ingabo yari kubereye ku ruhembe rw'urugamba ukayitanga mu banzi bikaba birangiye gutyo. Abareyo bati bini biki bidatinze Sadate yanditse ibaruwa navuga ngo ni yakasamutwe mu basportifu yandikira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame amutabaza ati muri Rayon Sport ibibazo biraca ibintu kandi harimo n'abantu bakora n'imitwe y'iterabwoba igamije gusenya u Rwanda. Ibyo bintu byashegesha abantu biteje umutwe abareyo ariko kandi burya ntimugapinge burya umuntu wese afite impamvu ze. Sadate ashobora kuzatambuka akavuga neza icyo yabikoreye kandi wenda icyo yaragambiriye cyari cyagezweho cyangwa se kwari ukuburira kugira tutagira igihungabanya umutekano w'abanyarwanda. Tuzi neza akamaro k'umutekano wo kuba turi mu Rwanda twishimiye. Ibyo byarabaye ndetse kandi byatinze mu minsi mike muri Rayon Sport ubwo rwaserera cyangwa Sambaratika niko zahagurukaga abagabo baratangira barahaguruka barirwanira koko barwana ishyaka kugira bareke ikipe yakomeza kubaho bibonye bikomera cyane cyangwa se bigeze aho bikomeye urwego rw'imiyoborere RGB rubizamo. Rayon Sport ruyiha umurongo ihabwa umugabo witwa Uwayezu Jean Fidel retired captain. Uyu ni umugabo abareyo bavuze bati ni umutsindirano ajate aturutse kutamuzi mafani club cyangwa se ku bibuga ariko araza arahanyanyaza ndetse akora byinshi cyane abantu baratungurwa aho yigeze kubwira abakinnyi ati fini sinshaka kongera kubona APR intsinda. Uwo ni Jean Fidel yarayigerageje da ni umwe mu bantu bagoye APR cyane mu gihe cyiwe ariko nawe Kiyovu ikamubasha kubi. Ibyo by'umupira byo ni bisanzwe kuba ikipe hangana n'indi ni bisanzwe gusa abareyo bamwe ntabwo bamubonaga mu ndorerwamo ikwiye. Harimo abagabo bahagurutse afata ya mbere nka Sam Karenzi atangiza impinduramatwara yo kwirukanisha cyangwa se gukura ku buyobozi umugabo witwa Uwayezu Jean Fidel atangira kuvuga ukuntu ntaho yigeze aba muri Rayon ndetse aramusigiriza aramukabiriza cyane avuga ukuntu ntahuriye na Rayon Sport. Biza kurangira nyine igihe kigiye urugiye kera ruhinyuza intwari Jean Fidel aza kuva ku buyobozi anabwiye abareyo ko yarwaye nyuma y'ibibazo byinshi cyane Rayon Sport yamaze kugenda imushyiramo cyangwa se nawe ubwe yisanga arimo gukoresha amafaranga ye bwite ya business ziwe cyangwa y'umuryango mu nyungu za Rayon Sport ariko ntabishimirwe nyamara agakomeza kuvugirizwa induru itangazamakuru ikaba nk'inkongi igenda igera hose kandi henshi mu gihe gito. Abareyo bati navaho nabambwe. Umugabo w'imfura yaje kugenda haza kujyaho umugabo witwa Tadeo Twagirayezu. Uyu nawe ajyaho cyane nyuma y'uko RGB yari maze gusara ibwira abantu ati nyamuneka none mwitore mubayobora kugira ibyanyu bigende neza. Twaberekaga urugero
umugabo witwa Sam Karenzi ntabwo wenda nazanye amajwi hafi yiwe hano yiwe, ariko yaravuze ati kera kabaye ikipe ishubijwe ba nyirayo. Abasaza bari barongowe ku rugamba cyangwa se ku ruhembe rw'umuheto, umuvunyi Paul, umuvunyi w'abareyo bakunda bamwe muri bo, abandi basa n'abo bamaze gukaraba bitewe n'ibyo bagenda bumvisha amatwi yabo binyura mu itangazamakuru. Aravuga ati tuzanye miliyoni 500 zo gushyira muri Rayon Sport kugira ikomere, tuzazana bisi bidatinze, ndetse tuzagura abakinnyi. Inkuru zijyaho turazota koko, itangazamakuru rirazokera, maze abafana nabo si ukwitegura kwakira ibitangaza bivayo. Ntibyatinze akamuri kagiye kazimirira mu gacuma. Abantu barumirwa cyane babonye bya bindi basezeranywaga n'abasaza bitarimo bikorwa. Sam Karenzi yakomeje guhamya cyane ibintu bitandukanye, avuga ati nyamuneka ni ikibazo kigiye gusa, ariko none ibyo abantu bari biteguye bigenda bihindura isura ubwo Tadeyo yatangiraga gusa naho agaragara nk'umuntu ufite ikindi cyerekezo gishya cya Rayon Sport, aho atahuzaga n'aba basaza mu mashyi no mu mudiho. Nyamara imbere y'itangazamakuru bakamwenyura neza cyane, bavuga ko bari hamwe kandi bari umwe, ariko burya ngubyinyana n'umukeba ntahumbya. Byagaragaraga ko nyamara inzira iri gushya, ariko ngo umwotsi bari kuhisha ngo batawubona. N'ubu ngubu biracyari gutyo mu ndorerwamo za bamwe, ariko abafite amaso areba neza barabona ko burya irondo ryamaze kwivangura n'ibisambo. Ntabwo byoroshye. Tadeus ashinjwa cyane ngo kuba adakorana n'abandi, atareka abasaza ngo bahuze imbaraga batanga amafaranga mu buryo bwabo. Ariko abandi nabo bakavuga bati aba basaza gutanga amafaranga yabo nibyo barayatanga, ariko nabo bahita bayashyiraho kondisiyo z'uko bagomba kumvwa kandi ibyo bashaka bigashyirwa mu bikorwa. Tadeyo yabirebera mu ndorerwamo y'ahazaza ha Rayon Sport heza, akabona ni ikipe izahora muri ubwo nyine iri mu biganza bya barunaka na barunaka bayihindaguranye uko bashaka. Uyu munsi bayatanga ubutaha babyihorere, ikibazo gihari kigiye gukemuka ari uko byabanje gukorwa inama z'urudaca. Ibi byose bikomeza gutera urujijo Tadeyo, akavuga ati noneho rero nimereka dufata umurongo mugari wagutse, ikipe tuyihe icyerekezo, tuyishakire ubuyobozi busiyobowe na CEO tumuhembe, ariko akore mu nyungu z'abareyo bose, ibona amategeko atagonganisha inzego ndetse n'ibindi. Abasaza bagakamba batereka reka avuga uvuye aho, reka dushyiraho ahubwo vuba vuba umuyobozi nka CEO, ubundi azakiranura ibintu. Icyo kwibaza ni kimwe, CEO araza ibyo bintu abishyira mu bikorwa gute? Ubushobozi bw'ikipe ntabwo, namwe bayihaga akanyenyeri bose bavuga bati ntituramenya aho uyu muyaga werekeza, bagakomeza kwikora mu mifuka. Ibi byose bikomeje kuba nk'imungu ikomeje kugerera iyi kipe ikunzwe n'abatari bake. Mbese bizakemuka bite? Nakubwiye ko inshuti yanjye niba nkurikiye kandi ukunda ibiganiro nkugezaho, ngusaba igitekerezo cy'inyamibwa kuri iyi ngingo kugira ngo uze kunyunganira, kugira ngo nanjye wenda mbe nasobanukirwa bimwe muri byo, kuko hari ibyo numva nanjye nkagenda kumva radiyo iri mu rundi rurimi kubisobanura bikangora. Nyamara ndi umwe mu bahora hafi y'aya makuru y'iyi kipe ndetse n'abandi bagatanga ibitekerezo nkabumviraho. Ikipe yitwa Gikundiro, umugabo witwa Karenzi n'abagenzi barimo Rikari ndetse n'Akazungu, ubwo n'abanyamakuru mfata nk'icyitegererezo wenda cya bamwe, baravuga bati akwiye kuvaho kuko yananiwe guhuza abareyo. Nkibaza ndetse ubundi ninde waje akabahuza, nibura ngo tumufatireho urugero. Sam Karenzi Senior, umwe mu bagabo bakunzwe cyane, atari ko burya nka Gacinya yarageragezaga agahuza abantu kandi ntagirane n'abantu ibibazo. Ndagira ngo nibutse abantu ko na Yesu umwana w'Imana yaje mu isi gushaka abanyabyaha ngo abakure mu mbata y'ikibi, ariko bene muntu bamugaraguye izuba riva bamujyana bamuteragura amabuye, bamutuka ibitutsi by'ibivakuzimu. Nuko uwari umukiza agiye gukiza isi, birangira bamubambye izuba riva. Gusa kuko yari afite ubumana muri we, yabananiye mu museso umwe wa kare. Abamere bazindutse basanze yamaze gucaho kare cyane koko. Inkuru y'ibya Yezu byo ntabwo mbitinda kuko buri wese abifata uko abyumva. Reka nigarukire kuri Gikundiro. Nta muntu nigeze mbona wahuza abareyo ngo nibura mu myaka irenga 40 imaze ngo tubone ko uwo muntu yigeze ayobora abantu bose bamwishimira kandi bamwumva neza. Rayon Sport hari abashaka kwiguma mu maboko y'abantu bakembarwa bafite ayabo bakoreye imiryango yabo cyangwa yabo ku giti cyabo, ariko bashaka kujya biyobosha inkoni y'icyuma. Nyamara ibintu nk'ibi ngibi irimo nibyo ya ikipe yitwa Young Africans yahozemo. 2018 Rayon Sport yitsindaga yitegura kujya mu marushanwa nyafurika.
yayoborwaga n'abasaza bitwa ngo wazee wa baraza bakayitegeka uko babyumva. Nyamara Yanga yaje kubikubitirwa hareba inzega, baricara basubira ku isoko biganiraho bibwiza ukuri, batangira urugendo rushya rwo kubaka ikipe y'inzozi kandi ishoboka. Uyu munsi ni ubukombe butijyanwa ku bwa Afurika, ariko sani wacu ni bande biteguye kurwana urwo rugamba? Nakubwira ko bamwe muri bo, umugabo witwa Twagirayezu Tadeyo amaze gukora ingendo shuri ebyiri mu gihugu cya Tanzania, ajya kuganira n'umuyobozi wa Young Africans cyangwa se CEO, ndetse bakomeje kuganira neza. Yakomeje kuba agenda yigira ku byo Yanga yakoze kugira irebe ko nabo babikora. N'ubu ngubu ni rwo rugamba rwana amanywa nijoro ngo arebe ko yabona bamwumva nibura bumva bwo kwihangana, batarebye iby'uyu munsi ejo bizaba byabura ibirengero, barebe yuko babiha umurongo kandi ubundi ikipe igera hazaza. Uyu mugabo Tadeyo ashyigikiwe na Muramira Regis ndetse n'uwitwa Emeni Yibizi n'abandi bagabo barimo nka Kensi, ubwo nyine n'abandi mwese mugena mwumva. Baravuga bati Tadeyo yaraje abasaza muri nyuma bose bavuga teka tumushyireho ubundi je tumuyoborera muko dushaka. Tadeyo yagezeho ahindura gahunda nk'umugabo w'umusirikare, haravuga ati abankurikira tuzajyana batabyumva babireke, ariko nzemera ndari rondo ikipe bona amategeko igenderaho. Aya mategeko neza yihijabo n'ijambo ryo gusetinga ikindi cyerekezo gishya, ikareka kuba yitega amaboko runaka na runaka ngo badahari twese twashira. Ese bakunze bagikundiro, mbabaza ikibazo kimwe, ari umugabo Tadeyo uhibikanira kuba ikipe yagira hazaza heza, wenda nubwo by'umupira y'abatabizi cyane yagaragaza kayihayiho cyangwa se byo munenga bikaba ari byo bitugeranije n'ibyo mubona yifuza, nabifuza gukomeza kuyiharerekana kujya kuri stade batange miliyoni 5 bunguke ebyiri ako kanya umunsi umwe, cyangwa umwe yatanga undi ayihorere bakomeze guhimana gutya ikipe ikomeze ibihomberemo. Mwe muri nyuma y'abandi, abavandimwe abanyamakuru, abapapa dukunda kandi bamaze igihe mu mwuga, nyamara mbona wenda gushwana ndetse no gufatana mu ijosi yo numvise ko baganira ku bitangazamakuru byabo. Ese bose barabikorera ishema n'urukundo rwa Rayon Sport, cyangwa harimo babandi umugabo witwa Muramira Regis yavuze ngo nabinda zasumbye amaboko maze ndazisumba indagu? Ibintu bikomeza kugenda biyoberana. Uyu mugabo witwa Emeni Yibizi nawe ntajya imbizi n'abavuga yuko Tadeyo nta adashoboye, ahubwo nawe ashyira ukuri hanze ntacyo aciye ku ruhande. Ibintu byatumye asezerwa kuri SKFM vuba maze kudahuza na boss we Sam Karenzi bituma yerekeza kwa Muramira, maze barahashumika koko. Kakoza nkuriza Charles Kensi uyu munsi aganira n'ikinyamakuru cy'Isibo yagize ati Rayon Sport ikwiye kuva muri ibi ngibi, kuko abo baperezida bose birirwa bayishwaniramo baraje baragenda, n'abandi baragiye mu myaka yatambutse n'abo tutazi baragiye kandi barayoboye neza cyangwa nabi, ariko icy'ingenzi nuko bagiye. Nyamara hasigaye Rayon Sport nka brand n'umufano uhora uyiri inyuma amanywa nijoro, imvura igwa cyangwa izuba riva. Abo nibo bantu bakwiye kugira ijambo kuri Rayon. Cyakora jewe mu buryo bwanjye nanzura kuri iyi nkuru nuko nishimira ko nibura ihuriro ry'abafana fan club bayobowe na Dr Norbert uyu munsi bamaze guhumuka, nibura basigaye bagira ijambo mu bibakorerwa, yewe nubwo ritaraba ryinshi ariko aho mbona nuko rimwe rizaba rinini kandi rigafatika ijwi ryabo rikagera kure. Bareyo inshuti nkunda kandi bavandimwe, ndabizi uwabonye kanya kuri iki kiganiro cyangwa se ayimbwirwa ruhame cyangwa se aya makuru mbahaye, nsa n'uwibaza aho indunduro y'induru izarundukira. Ndavuga ni muracyahari kandi mukunda ikipe ya Rayon Sport, mwayitangira byose kugira ngo ibeho. Ni mukomere kumujishi kuko urugamba racyakomeye. Mwatsinzwe umukino wa kabiri wa shampiyona muri uyu mwaka, nakubwo ni juru ya kabiri mwatakaje amanota, ariko hari imikino 28 yo gukinwa kandi bishoboka ko mwategura neza mukayitsinda. Gasogi murakina, irakina Rayon Sport ku iki cyumweru saa 9 z'amanywa kuri Kigali Play Stadium. Iyo mikino 28 muyibayemo serie, mushobora kuzakora ibirenze. Yewe navugaga nti ese mwe muhereye kuri ruhande cyangwa ku ruhe ruhande hagati y'abanyamakuru bombi, Sam Karenzi n'itsinda rye ndetse na Muramira Regis n'itsinda rye. Kensi we nk'umuntu ufite n'ikipe mu Rwanda yavuze ko Rayon Sport igomba kuva muri ibi ngibi kuko Rayon Sport ni brand nini kandi yagirira akamaro ba nyirayo. Ubwo ati aba bayobozi bayishwaniramo bose baraza, ariko igihe kikagera bakagenda. Bakwiye kuva muri ibyo rero bakareba icyabo bakakuyobora icyabatanya, cyane cyane ko ikipe yitwa Rayon Sport yagera kure kuko ifite imbaraga zitwa umufana. Niba nawe uri umufana w'igikundiro,
ndagushimiye cyane umwanya wawe kufasha untega amatwi Imana ikumpera umugisha. Koza subscribe